Ndabasuhuje bakunzi ba radiyo Ikamba, muri kumwe nanjye Jean Paul kuri uyu munsi wa kabiri wifuriza ibihe byiza. Kuri uyu munsi ngiye kubagezaho cafe mate rero ikaba igiye kubageraho kuri tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2021. Akaba rero maze iminsi mutayibona, twaratangiye ibibazo nyine nabyo ntibibura, dutangira duhura n'ibibazo bitoroshye. Sirarwaye nyine Rugamba Sipiriyani yarabivuze, mumaze iminsi mukurikirana ibintu bibera mu Rwanda, habaye ibibazo byinshi, ibibazo by'inzitane, abantu barafungwa abandi baricwa, n'uyu munsi inzara irakomeje. Ibintu byose byatumye gahunda zose twateguye zihagarara, ku buryo rero numva ko twihanganira cafe mate sinabashe kwikora, ariko twakoze ibiganiro bitandukanye bikangurira abantu guhaguruka, kurwana inkundura, bakaharanira uburenganzira bwabo kandi bakabuhuza n'ababoshyi. Ibyo rero twakomeje kubikangurira abanyarwanda mu minsi yashize. Navuga ko urugamba rugikomeza, ntabwo turahagarara, ariko nyine cafe igera irakonja. Ubu twayishyuhije rero, twagarutse, tuzajya twongera tuganire muri cafe matin, twongere turebe, twiganirire, turebe uko mbese bihagaze bite ibyo wacu, bisa abantu barabivugaho iki. Ibyo byose rero tuzakomeza kugenda tubyunguranaho ibitekerezo. Rero reka nze mpite nihuta cyane. Ushize twagarukiye ku biganiro twagiye tugirana n'abantu, ku kiganiro twakoze, hanyuma tugikorana na Mwemayire, Madamu Mwemayire na Gakire Fidele. Icyo nicyo twagarukiyeho. Nyuma tuza gukora n'ikindi, tuza kugikorana na Akishura Abdara, ndetse tuza nanone gukorana ikiganiro twakoranye na Madamu Mukashema Esperance n'abandi basangirangendo muri RRM. Tuganira nanone na Abdara Kishuri, nawe yari ahari. Flora yakoze ikiganiro na Mwemayire. Ndumva hari ibiganiro byaciyemo hagati aho ngaho. Rero kubera ko ibyo biganiro byose byari ibiganiro bikangura, bisaba impinduka, bisaba abantu guhaguruka, cyane cyane kuri ka ya Idamange, irya Mugwiza Yvonne, ndetse n'abandi basangirangendo nka Bakarasira n'abandi bari mu maboko y'abagabo, barimo barenganywa, barimo bitwa interahamwe. Ikindi twarimo nyine tuvuga izo nterahamwe ko babona abanyarwanda bose nk'abari mu gihugu nk'interahamwe. Twari turimo tubisobanura, ndetse haje kuzaho umuhungu Bahati waburiwe irengero, aza yiyongera kuri ba Viateri, aza yiyongera kuri ba Ishimwe Diane, ikiyongera ku mushuti wanjye Ndamira Jean Dodier. Uyu munsi si umwaka urirenze, sinzi ko byamugendekeye, igihe agiye kongeza pasiporo, tuvugana yicaye muri immigration. Kuva icyo gihe yikoreraga twa audio twerekana ubuzima bwe yabayeho mu ntambara, twa seri, uko yagiye, aho yagiye yihisha, nuko yagiye arokoka, nuko yarokotse. Ndamira Jean Dodier rwose naramubuze. Bakiyongera ku bantu benshi bagafirita, abo ngabo baribagiranye, byararangiye, inkona zarabariye. Yego, hari abitwa ba Nkubana muri RNC, abitwa ba Michael Rwarinda, mugenzi wacu Ben Rutabana. Abo bose bagenda bagwa mu kintu kimeze nk'icyobo kiri hariya kimira abantu. Hariya hariho icyobo kimira abantu ku buryo wagira ngo ntikijya cyuzura, kugira ngo gicukuye kugera mu kuzimu.
ibyo rero nibyo tumazemo iminsi duhanganye nabyo, twibaza tuti se aba bantu barashaka iki? Ese abanyarwanda bo bakora iki? Abanyarwanda muri guverinoma y'u Rwanda ikora mu ngiro turabahamagara tuti muhaguruke. Idamange mbere yo kugenda yasize avuze ati ndarashe, revolisiyo nitangire, n'abandi si ibyo abo numva basigaye barihaye guhaguruka ngo barwanye revolisiyo ntishoboka, ngo revolisiyo ngiki ho ariko abanyarwanda bajya baranyuma. Iyo opozisiyo ni pozisiyo nyayo, ntabera nawe iyo opozisiyo y'ibyatsi ibaho. Abanyarwanda bafite opozisiyo y'ibyatsi ni isakamburira. Ese wowe abantu baravuze batanu ntibahaguruka, ukumva umuntu ahagurutse hariya ngo ni opozisiyo, ngo guhaguruka ntibishoboka, ngo ntimukabwira abantu guhaguruka ngo mudahari, kandi ari muri opozisiyo vraiment. Ese wacecetse niba udashaka no kumutera inkunga? Wakwicecekeye uhagurutse agahaguruka, udahagurutse ko ntacyo bihomberamo, kuhagurutse bagiye kurwanya agatsiko ko ataje kukurwanya. Nk'ubwo nkawe urashya warura icyo uvuga abantu bakangurira abantu ngo guhaguruka, ngo bicaye ngo hanze, ngo bigutwaye iki? Uhomba iki? Mbega opozisiyo nabonye hano hanze, ariko reka mbabwire, narabibabwiye, umuyaga w'impinduka uraje ubahuhere iryo sakamburira ryose, umuyaga uri kunkumure, hasigare abashyitse bapimwe ku kigero gikwiye, bahagurutse abanyarwanda, bahaguruke bahangane na kariya gatsiko kicaye hariya hantu. Ibyo bintu narabivuze, narabibabwiye, mwebwe mwigize nk'inzovu ku biraro, inzovu idashaka kwavansa gutambuka ikazibira abandi, nta abantu bari bubone banyure ngo mpaka iyo nzovu ibanze itambuke. Mwe mwese mwigize nk'inzovu ku kiraro, umva muraza kumanukana nacyo icyo kiraro, cyangwa mwihute mwavanse inzovu ive mu nzira, cyangwa tuyikure mu nzira, ariko abantu batambuke. Ibintu ni ibiki? Muzahuza ryari? Muzakora ryari? Umuntu arigera nk'umwana, agakobwa k'akangavu bakakibona umusore, bamubwira ati abantu bicare bahure, urabona nyine, urumva hari ibyo tutumvikana, urumva hari amateka, urumva hari ibyo abantu babayemo, ibyo ntabwo ubwo tuzaba muri ibyo by'ibyo abantu babayemo bitazigera bihinduka, kuko byamaze kuba. Duhore mu magambo, turyoshye imvugo. Ibyo bintu ko twabyumvise, muragira ngo tubyumve inshuro zingahe? Umuntu ari mu myaka 30, 40, 50, uwo muntu aracyari ngo mu bintu byabaye muri 50, muri 40, muri 60, muri 70 bikorwa na ba se na ba sekuru. Murarwana n'iki? Murajya guhamba umupfu mutazi uwamwishe. Ibyo bintu ko byabayemo ba data, bikabamo ba sogokuru, bikabamo iki, bakabyitwaramo uko babyitwayemo, ko batatugishije inama, murabishakamo iki? Ababibakururamo ko aribo babibayemo kugira ngo bakomeze baruhure imitima yabo, murabishakamo iki? Mwaretse abo bantu. Tuzahura muri ibyo ngibyo, abanyarwanda bakomeze bapfe, buri wese yikurura ngo amateka, ngo ibyo twabayemo, ngo abahutu, ngo abatutsi, ngo ibiki. Ubwo ibyo bintu ni ibiki koko? Ibyo bintu ni ibiki? Ntabwo mbyumva rwose, ntabwo mbyumva na gato ibyo bintu, uburyo abantu bashobora kumera nk'abana mu mitwe yabo. None se ibi ngibi tuzakomeza kubyihanganira kugeza ryari? Umuntu ntanabashije gukora, ariko ararwanya urimo gukora. Oya, ntabwo ibyo bizashoboka pe. Ubu se muragira ngo duhagarike kurwanya Kagame, duhindukire turwane nabo, turwane n'izo nzovu, duhagarike Kagame kumurwanya, tuze duhagarare, duhangane nabo. Bantu mudashaka gutambuka,
erega turashaka kugenda, turashaka gutambuka, mwidufungira inzira, mwitwitambika, ntibasaza mwirwa muzenguruka muba umva uriya rero mumwitondere ninde mwebwe ninde wabitondeye? Kuki umuntu atakutondera mwebwe mwabaye mu mateka yayo? saza abakecuru mudashaka ko urubyiruko ruhaguruka mukigira najyaga mbaho urugero rw'igihe Yezu yagiye ahantu ajya kwigisha, yicara mu nzu mu gihe yigisha, abandi nabo bari bafite inkomere bashaka kuzana ikimuga, bashaka ko Yezu agikoraho kigakira. Amateka muzayasome muri Bibiliya. Abagabo baraza bahetse ikimuga ku ngobyi, baraza basanga abantu bagose inzu no mu muryango no hanze no mu madirishya ntaho bashobora kunyura. Abantu bati ko dufite umuntu urwaye, bati ibyo ntabwo bitureba, twebwe turimo kumva ijambo hariya, nawe ufite mwiyeranja utegereze. Abagabo kuko bari bafite ikibazo ntabwo bahagaze, baruriye burira inzu, barasakambura bakurayo amategura aho Yezu yari ahagaze, barangije baterura ya ngobyi bayizirika imigozi bayimanurira hejuru mu gisenge n'imbere ya Yezu ngo ba. Yezu arebye ukwemera kwabo akora kuri wa muntu arakira, aravuga ati aba bagabo ni abagabo b'intwari, ntabwo bakanzwe n'ubu bwinshi bw'abantu, ntabwo bavuze bati ntibishoboka reka twisubirireyo, kubera ko bari bafite ikibazo baragikemuye, umuntu arakira. Ni amateka dusoma muri Bibiliya, mugende muyasome. Abo bantu bose buzuye mu nzira, nimushake uko mubarenga. Ibyo bintu byose bikunaniza ukaryama ukigaragura, ariko senda bigenza vayo. Vayo, va muri utwo tuntu turi aho ngaho, reba ukuntu ukuraho amategura umanuke uze twicare hariya dushaka ibisubizo. Ubwo rero ryari ijambo nyine ritangira. Murabizi ko nyine ubwo kubera rero ibyo biganiro byose byatambutse kuri Damange, kandi Damange nyine dosiye y'ubungubu ikaba iri mu butabera, ndetse na komenti zagiye zitangwa, hari umuti by'abantu bakora, imyigaragambyo, byinshi byagiye bikorwa. Ni ukuvuga ngo ni komanteri ni byahise, ntabwo ndi bubigarukeho kuko buri wese ibintu yabyumvise azi naho bigeze. Harimo na komanteri zarengeje igihe ku buryo ntakwirirwa njya kuzisoma. Reka rero dutangire ariko mubyumve neza. Ntabwo tuzahugira mu kuganira gusa no kuryoshya akarimi, oya, dukeneye ibikorwa. Ni Jean Paul rero ugikomeza kubaganiriza. Ubushize hari akantu ushaka kugarukaho. Ubushize twavuze ku mashu, abantu bacaga amashu kugira ngo twerekane uburyo ibibazo byo mu Rwanda abantu twatezwe imitego tukayigwamo tutabizi. Hari umuvandimwe wanyoherereje ubutumwa nshaka kubasomera, aravuga ati uzatange iyo topike ubanze wumve uzumirwa. Ibyo ni bimwe byo guca amashu. Nyine guca amashu ni uguca ibihanga by'abantu, abatari barabikurikiye ubushize mu byumve mutyo. Ati ngenzika nyinshi cyane kandi zifatika. Hari abantu bajyaga bava mu Nduga, ubwo ni ko iwacu bavugaga, bazanye amavuta y'inka, bose bashiriye muri Nyungwe ahantu hitwa Impindura. Umugabo witwa Nigure yari ahafite resitora, yarabamaze n'abanyeshuri bari kujya kwiga i Cyangugu. Kurya nyine wabivuze ngo wa mugabo yari yaracukuye umwobo awutwikiriza imisambi. Ni iby'ukuri. Numva hari igihe nivugira ibintu mvuga nti twaragendaga nk'abana twahanyura ugatibika ukirukanka utareba inyuma, uvuga uti batanca igihanga, kuko iwacu bari babizi ko baca amashu aho hantu. Hanyuma rero ati umva ahubwo inkuru. Ubwo rero araje ati ujya wumva umugabo witwa Koroni Paraside yavukaga i Cyangugu, yari sous-préfet wa sous-préfecture ya Rwesero. Inkotanyi zaramwishe. Numvise
Lucy Mbonyisaro amuvuga mu buhamya bwe. Okay. Uwo musuprefe witwaga Colonel Placide. Okay. Colonel Placide rero akaba yari suprefe wa Rwesero, akaba yarishwe n'inkotanyi. Mbonyisaro aramuvuga. Okay, akoze cyane. Ibyo byo kureza amaraso bimaze kuba byinshi, donc guca amashu, yari atarajya gukorera Igitarama, akiri muri komine Kagano, ubu ni i Nyamasheke. Yiyambitse nk'abo bantu baturukaga za Gikongoro na Gitarama, ndibaza bazanye amavuta y'inka, yikorera n'ako kantu kaboshye nk'inkangara. Ariko urumva yakoze simulation. Uwo musuprefe yaje nk'abo banyagikongoro yikorera ako kantu karimo amavuta, ariko kagaramye nk'umutaka ufunguye, ajya kwaka icumbi nk'umuntu bwiriyeho aho mu kwa Nigure Ipindura. Ariko yari yahaye isiri n'abapolisi, abo bitaga polisi kominari, baraza bajya mu bihuru. Ariko uko bugenda bwira baza begera inzu, nawe mu gikoti yari yitwaje ifirimbi, ati ninyivuza haraba hageze, muhite mwegera inzu murase mu kirere. Niko byagenze, icumbi bararimuhaye, ariko urumva babonye imari cyangwa iboro. niko interahamwe zo zahamagaranaga zibonye umututsi muri jenoside, zibonye iboro. Nuko isaha igeze rero, Nigure n'abamufasha batangira kwegeranya indobo no gutyaza ibyuma, bamugezeho aba arasifuye, polisi iba iteyemo. Polisi biteyemo. Yego. Polisi rero ihageze, bimeze gute icyo gihe? Okay. Barafunze ariko ukuntu byari bimeze icyo gihe, aho gufatwa waciye ikigori wari gufatwa wishe muri ubwo buryo, kuko bahitaga bataha. Voilà. Abo bantu bacaga amashu, donc bahitaga bataha, kuko ubwo bafite ukuntu bari barabyumvikanye. Byari byarashyizwemo amafaranga menshi cyane, sinabona uko mbisobanura. Mfite ingero nyinshi cyane z'abantu banjye bwite bishwe batyo. Abyumvise ibintu byo guca amashu. Ibi ni ibintu ubushize narabivuze, abantu bakomeza kugenda banyandikira bambwira bati ibi bintu byabayeho mbere y'uko intambara ya FPR itera muri 90, bakajya bagenda baca abantu ibihanga, ndetse byaje nyine kujya bavuga ngo babijyana ngo ku nyanja, ngo bakajya ngo babishyira ku nkombe, ngo hari ikinyamaswa kiba gifite diyama mu nda, ngo cyaza cyashikuza umutwe, ngo bateze umutego, ngo abantu ngo umve ibintu bavuga, ngo bagahita bakica bagakuramo diyama, ngo niho ubukire barya abantu bari bakize bose bakuraga ngayo nguko. Ariko uyu nguyu yarivugira ko afite ingero zifatika z'abantu be bishwe muri ubwo buryo. Mwabyumvise rero, abaciwe amashu icyo gihe, abafite abantu babo baburiwe irengero, mwumva aho amashu yajyaga, batubwiye ko yajyaga hehe, kwerekwa abazungu, kavuga yuko abatutsi barimo kwicwa, ariyo mpamvu justification y'intambara mu Rwanda. Ibyo rero ndumva buri umwe wese yarabyumvise. Nika tujye kuri komanteri rero noneho. Komanteri ziri mu biganiro, ubwo turahita tujya ku kiganiro cyakozwe ejo. Ni ikiganiro nyine kivuga kiti ntabwo tuzabyemera, ibyo bintu ntabwo tuzabyemera. Cyane cyane abacitse ku icumu bavuga bati ntabwo bishoboka ko dushobora kuzakomeza kurebera ibi bintu, ko abanyarwanda bari babanye, ko bari babayeho, bafite uko bari babanye. Ngayo rero nguko, ubwo ako kanya nyine komanteri za ikiganiro cyarashyushye.
ikiganiro cyarashyushye. Reka nyine dutangire ku wahise aza bwa mbere, ari we Jessica Jane. Jessica Jane aravuga ati ikibazo si uko bafashe ubutegetsi, ikibazo babukoresheje bate kugeza amagingo aya. Iki ni ikiganiro nyine nakoze ndi kumwe na Abdallah Akshuri Jabo na Madame Mwemayire Felicite, tukaba twaragikoze ku munsi w'ejo ku wa kabiri tariki 23 z'ukwezi kwa kabiri. Rero kikaba cyari ikiganiro kivuga kiti ntituzabyihanganira, agatsiko sajya gakomeje kuturenganya, gakomeje kwerekana isura yako yo kurenganya abacitse ku icumu, katibagiwe n'abahutu muri rusange nabo bacitse ku icumu kuko nabo bakozwemo, nabo barishwe. Ibyo ntabwo twatinya kubivuga. Rero nabo bakavuga bati natwe dukomeje kurengana. Hanyuma rero none ubu abagezweho akaba ari abacitse ku icumu, bakaba kandi bibasiwe cyane cyane n'abantu nk'aba Evode, abantu nk'aba Bamporiki, abantu nk'abandi, abantu benshi bari aho, abantu nk'aba Tomu batazi n'iyo jenoside, batazi n'uko yagenze, bakaba barimo kubwiriza abacitse ku icumu ko bakwiye kuziba ngo nibazibe baceceke. Tuzibe two kugira icyo tubivugaho, ngo ntabwo twemerewe kuvuga kuri jenoside yadukorewe. Nyamara Tom ngo we ni umushakashatsi kuri yo, wayivugaho iki? Niba Tom we yumva afite uburenganzira buruta ubw'abandi banyarwanda, we ni igiki? Bose nshaka no kumuvugaho uriya. Reka nikomereze. Jessica urakoze. Philippe Ntawizera ati Mwemayi mukuri indangagaciro ziratwa n'ingirwa abanyarwandakazi uri mu bazifite, Uwiteka azaguhaze ibyiza mu bihe azakugenera muri iyi si. Urakoze Philippe. Mwemayire Felicite aramubwira ati Kamata thank you, Kamata thank you. Dunia kaze Dunia kaza aragira ati Mwemayi ndamwemeye, avuze ukuri Mwemayire. Komera cyane Dunia. Jessica Jane aragaruka ati kandi bivanze n'interamwe, reka kuvuga ko barangazwaga, vuga uti force commando bafatanyije n'interamwe. Sinzo yasubizaga. Okay. Claudie turahaye. Claudie, ubundi iyo usimbuye umuntu ukora ku buryo abuyobora batazifuza nyine wa wundi umwe wasimbuye. Voilà, niko bimeze. Ibyo ni ukuri. Wimena gitero Rugamba Sipiriyane, mubimena gitero mwese, mumena ibyo bitero byose mutwazanye. Yego Jean Musana uravuga iki? Ugira uturirimbo twiza ducanye ku maso, ngubu dusigaye ducanye no ku matwi, tugacana no ku birenge, tugahaguruka tundi tukazamuka, hapana kumanuka. Mwungere urakoze, ariko urakoze cyane rwose. Jean Musana, uturirimbo nanjye ndadukunda cyane kuva kera, kandi izi ndirimbo ngewe ziramfasha cyane. Cafe mate iraryoha. Okay. Mwungeri Pacha ati Mwemayire arasetsa ati abatutsi ni bano turi kumwe gusa. Naho abatutsi bari mu Rwanda bahindutse abahutu. Biransekeje, ariko ni ukuri jya ubabwira rwose, izi nkotanyi ni ingome ku buryo bwose. Urakoze Mwungeri Pacha. Yes, Gisheke arakuzera ati Samayeri inyenzi zarushije Habyarimana gusa, zamushije n'ubugome. Ahangaha hose nabihamya cyane, kuko ubugome Habyarimana nta n'ubugome ngewe navuga ko jenoside yabaye adahari. Wenda baburushije abari baramusimbuye guverinoma y'abatabazi, ariko Habyarimana we nta bugome namubonye, kuko nta usibye nyine bya bindi twavuze bitoya, ariko ntabwo wajya kubigereranya n'iby'inkotanyi. Wapi, inkotanyi n'ubu ziratwica, icumu riracyashinze ku gikanu, nta mpuhwe. Savionus Dino
Savionus Dino aravuga ati iyi gurupe yanyu ndayishimiye, muri intumwa z'Imana mu Rwanda. Yes, Kamata, turi intumwa za Nyagasani mu Rwanda. Komera Dino, urakoze cyane. Jean Paul, nizeye ko abantu bawe bose ari nabo ba nyakubahwa padiri, muri kubaka ubumwe n'ubwiyunge abanyarwanda dukeneye. Merci beaucoup. Yes, Radikamba ati turaje nirwo rugendo. Oui, yes, Savionus humura rwose nta kibazo, abantu banjye nibo bapadiri, abapadiri nibo banjye, nibo b'abanyarwanda turi kumwe. Maria Abeza, nkunda ko mwema iravugisha ukuri niko gukenerwa ku banyarwanda, mukomereza aho mwese. Komera cyane Maria. Esperance Mukaruyonzo, akishuri komereza aho wari umaze igihe waracecetse, yari yaragiye ariko ubundi wamugani, ariko ndabona wowe na Jean Paul mukwiranye kabisa. SP ntago turi bya bindi nyine ntashaka kuvuga, sinshaka amabuye. Turakwiranye mu kiganiro. Yego. Philippe Ntawizera, erega agatsiko sajya kapanze kurimbura abanyarwanda depuis 1947 ubwo Fred Gisa yari amaze gusenya Lanu. Okay, ababwiye ko abanyarwanda bose batazayibonamo, bigatuma bamupangira kumwambura ubuzima. Guhera ubwo kuko batashoboraga kuba bafungura udushumi tw'inkweto ziwe, ba Tito nibo bahaye abari ama escort y'abakomando babo. Ba Tito benyegeza kurya umuleti. Tito wishe Rwigema. Wabyumvise ko Philippe abivuga? Uzabazwa byinshi. Naruto Uzumaki. Iri zina cyetse ndibwe nk'umwana wanjye, niyo njya numva ari mu bintu bya Naruto ariko ntacyo ndizabira isope vuba. Ntaganda na Ingabire sont courageux. Okay, weme ariko Ingabire yaratsikiye mu minsi yashize kandi ntarasaba n'imbabazi kuri Damange. Agerageze arebe uko yabikosora. Clementine Amahoro, komera Jean Paul, twari twarakubuze rwose. Maho ndahari nyine, urumva nari naritsinye. Erega ikibazo cyanyu niki, umuntu aragenda ngo mumukumbure agasanga reka da mwaribagiwe nta nubwo ahubwo iyo ntindiganya ho gato nari kuzasanga mwaragiye nta n'umwe ukiri kuri urubuga. Abashabyihorera. Ariko dukumbuye na Cafe Matin yahageze, ngiyi Cafe Matin. Okay, okay, yo ni Radikamba musubiza. Philippe Ntawizera, ni muganze cyane, mwari mubuze, turabemera ariko ko duharira. Turahari Philippe, turahari Mahoro, ntago twabatenguha. Mwungeri Pacara agati yego ibyo mwema iravuga nabyo cyane nibyo cyane kuvuga muvuge rwose, ahubwo mugumye musakuze mutabaze cyane kuko biri mu bintu bibangamira FPR. Mutange amakuru ahantu hose. Ubu se iyo haba ntatangaza amakuru rigezweho, iyo FPR ibitugeze baratucishe muri ryoye. Ubu ibyikora byose baba bayireba bugacya byagiye hanze kubera kuvuga nyine. Wiwe iki ni ikibazo gikomera FPR cyane. Yagiye ikindagura abantu muri za 1994 95 abantu nta communication, hakiri communication za telefone disi z'imigozi barayikupye. Nta muntu ujya kubwira amakuru, ugomba kujya kumureba. Urimo ugasanga nawe hari yaragiye ukamara nk'iminsi 3 utegereje utazi n'igihe azagarukira. Ubwo ubuzima ubu ngubu rero ibintu biroroshye cyane. Wicara hano muri Amerika ugakanda ku rutsingo ukavugana n'uri mu Rwanda, ukavugana n'uri Burayi, ukavugana. FPR rega ntago bizayorohera gukomeza kurindagiza. Ubu ikintu gihari nuko ifungura abantu bakataha, abantu ikitwararika, niko na guverinoma zandi zikora, ikagenda nk'amata y'abashyitsi. Umuturage uhohotewe ikamutabara vuba. Yego nyine umuturage nawe agatanga imisoro kugira ngo ibyo bikoresho byose biboneke, za kizimyamwoto
moto ziboneke, haboneka amashuri meza, haboneka amavuriro, apana kugura imbunda n'ibikoni byo gukubita abaturage, oya, apana kubaka ibizu bya sefu habuze byo kujya kwiciramo abantu, oya, no, FPR va ku giti ujye ku muntu, aho isi igeze ubu ngubu ntabwo igitugu kizakomeza gukora ku abaturage Tom ntashaka gukomeza kuvugaho cyane, mvuga ngo kuki ngo abantu ngo bavugire abaturage, oh la la, mbega umugabo urwaye mu mutwe, none aragira ngo tuvugire bande. Voilà. Mukesha we Alexis, ubundi se kuko amazi ntiyasesetse nk'uko Habyarimana yari yarabivuze, wowe se iyo urebye genocide yabaye muri 1994 ntuhita ubona ko ari cya kirahure cyavuzwe, ahubwo Habyara yari umuhanuzi, profete Habyarimana Juvenal. Maria Abeza, ibyo Jabo avuga byo kudatega amaboko ku banyamahanga ngo bazagufasha ni ukuri. Nitwa abanyarwanda ubwacu tugomba kwirwanirira. Yes, true. Turemeranya Maria Abeza rwose, tukwiye guhaguruka, nibyo nahoze mvuga kare. Vini Landa, Jean Paul, nkubwije ukuri abanyarwanda turi babi. Nabonye ivangura ry'uturere, nabonye uko FPR itanya abantu babanye, ndi umuhamya wabyo, uko abiswe ibyitso cyangwa amashyaka yaje, nabonye uko genocide yaje, intsinzi kigamije kugeza kubabwira ko Vini ujye ugerageza kwandika neza, we harimo amakosa birangora, kandi ko ari abafite indangamuntu irimo Tutsi babangamiwe cyane, nyuma bakaza Hutu modere. Nabonye uko abatutsikazi babohojwe n'abahutu cyangwa batanze intsinzi, uko babeshye, ariko ndi abatutsikazi ko baguwe, numva ako kantu ko kumva barabohojwe, abandi baka intsinzi. N'uyu munsi bashiki bacu mwihangane, ariko turaje tubikemura uko babeshya abaturanyi babo. Muwaride, Imana yonyine niyo ishobora kunga abanyarwanda. Uraduhebye pe, abantu urabona Imana ikoresha abantu. Voilà, niko radio yamusubije igisheke zarabagaga, ariko Messier we zarasaturaga utakina. N'uyu munsi kandi byari byahagarara se. Marie Jeanne Mukankuranga, komera cyane, ndagusuhuje. Yewe niba rwose ivangura rya mbere rigereranywa n'irya FPR ntaho bihuriye, ubivangura ntirisobotse, kuko ubu mu Rwanda ni kuzimu sahantu wakumva ko bafite umuco wa kimuntu. Muri make ni ibisimba tukuru, point final, point très. Urakoze, nakongera n'ibindi jana, point final, kudukubo, point fini. Yes, ni ibisimba, ni ibiguha. Marie Jeanne, nibyo. Ornera Kuzwa, murakoze cyane Jean Paul, nabo batumirwa bawe mwese uko muri abo murasobanutse pe, nimwe mwagiraho mwagize abanyarwanda, kuko nta nduru, nta ndishyi, nta nda y'umujinya bibarangwaho. Urakoze cyane rwose. Imana ibahe kurama ubwanyu no kuzaramira abandi. Yo big Ornera avuze ibintu byiza. Uvuze ibintu bizima bitera morale. Philippe Ntawizera, nibyo rwose, nka mama ukurikije izina ryiwe Mukakigeri, kandi twari tuvuye Uganda muri 1983 kubw'intambara zari zirimbanyije, yo ari tuje, nta buvuzi twimagwa cyangwa imikorere, dore ko papa na mama bari bazi gukora cyane, nubwo amashyari yari menshi nk'uko abanyarwanda babigira ku bw'ubujiji cyangwa ubukene. Gusa twariho ubuzima buruta n'ubwa burugumesitiri w'icyo gihe. Murakoze, komera cyane Philippe ku buhamya bwiza. Claudie Turahayo, nkunda ko Mwemayira atabica ku ruhande. Ukuri niko kuzabohora abanyarwanda, naho ikinyoma kituganisha mu mwijima. Abanyarwanda tubwizanye ukuri, kuko abategetsi baratubeshya kugira ngo berekane impamvu
yatumye bari ku butegetsi. Iminota irimo iraducika. We Marie Jeanne Mukankuranga aragaragaza ati Habyarimana yakomeje kudusaba kutagwa mu mitego y'umwanzi. Yego disi, Habyarimana yagiye avuga ati mumenye ukuntu abantu bameze, ibintu mwirebe umwanzi mu baturanyi. Maze gupfira rero ibintu byararangiye, umwanzi yabaye umuturanyi. Abatutsi babagize ibiraro ngo berekane akarengane, none n'ubu nta genocide bakoze, bakomeje kuyicumbagiriraho ngo bacume iminsi, sino nta bundi bubasha bwo kuyobora igihugu. Urakoze. Brave KIC, Brave KIC. Twikinira tayari. Yego di Brave. Kugerekeranya amatafari, nyamara ntacyo twari tubaye ku bwa Habyara, nta kibazo gikomeye kigeze kibaho rwose, uko abantu tutanyurwa. FD wabagaye Front de Développement, je sais pas wabagahe, ko wibagiwe se guteka Nyirarunonko, Nyirankono. Okay, twitaga Runonko, Nyirarunonko, parfait. Nyirankono serame mushozi. Guillaume Banza, ibintu musobanuye birakakaye, kubyumva rwose ndabyumva nkumva umujinya n'agahinda. N'umujinya mwiza Mwakizito, n'agahinda nk'ukuntu nigaga amateka y'ubucaca bikanshengura umutima, y'ubucakara ndumva aricyo ashaka kuvuga, bikanshengura umutima kubera amabi bakorerwaga. None ibyo muvuze nabyo birambabaje pe. Leta y'u Rwanda ikwiye kwisubiraho. Mbega amateka ababaje, agahinda ni kenshi pe. Guillaume, umujinya mwiza wa Kizito Mihigo, gira icyo ukora. Gitembe Savien, Gitembe, ibyo Habyarimana yavuze by'ikirahure cyuzuye abantu babifashe uruhande rubi. Uko mbizi yanashishikarizaga abanyarwanda kujya gutura muri Tanzania, Gabo, kandi amasezerano yari yageze kure. Niyo mpamvu yavugaga ati impunzi zishobora kugumaho ziri ariko bafite pasiporo nyarwanda. Leta y'ubu rero ibivuga nabi bya bindi byo kuyobya uburari. Nyirimbugita n'uyifite ikirindi Mensier Gitembe, ubari inkuru n'uwatsinze urugamba kandi arubara uko ashaka. Josephine Uwamariya, ugomba kuba wibeshye. Josephine haraburamo Uwamariya. Josephine Uwamariya, nanjye ndumva hari abantu bari hafi kujya muri Gabo, bari bavuze ko bashaka, barimo n'abadogiteri, ko nta kohereza abahinzi gusa. FD, ahubwo Tanzania hari n'abo yakiriye bagezeyo ngo bahashinga MRND, bitoramo n'abaserire n'abakonseye. Ubwato bwa Mupfuma bwageraga hose, nuko Tanzania irabimenya irahabirukana ngo bumvaga radiyo Rwanda gusa. Claudie Turahaye, FD barahageze, barahinga, bareza, bakenga ibigage n'inzaga, bakanywa, bamara kuhaga bakaririmba tuzaguherekeza Habyarimana mu nzira. Nuko ibyo nibyo byongeyeho, nuko Tanzania irabirukana kuko yatinyaga ko agace kayo kazaba u Rwanda. Ngabo abanyarwanda ngo bakandagiye ahita haba iwabo. Ubu nanjye ni cyane ni Canada ni mu Rwanda tu. Ngayo nguko rero bo, uko byagenda kose harimo politiki byinshi inyuma, ariko abanyarwanda murumva ko babivugaho mu buryo bwinshi butandukanye. Ndetse hari n'umuntu wampamagaye muri iyi minsi arambwira ati uzabwire bagenzi bawe bazahamagare bahunga, afite icyo abivugaho kuri abo banyarwanda bavuga ko batahutse bagasubizwayo bitwa Bagandi. Icyo nacyo numva nari nkwiye kukivugaho. Bahunga Justine tuzamubaza, ni umusaza mwiza azabisobanurira, azatubwira uko bimeze. Igisheke atari ko rwose abatutsi barize cyane, keretse niba baragombaga kuba aba universitari bose, niyo bose bari kuba bavuga bati nta kazi babonye. Hari akarengane k'abatutsi mwagombye kurelativiza rwose. Mbere ya 90 ukuri niko kwizange. Mbashimiye kutabogama kwanyu guheza inguni. Bonne continuation. Koze cyane igisheke.
Gitembe Savien, abahutu babonye ubutegetsi nyuma y'imyaka irenga 500 bakandamizwa bakibona ubwigenge bashyize ingufu mu kunga abanyarwanda batanga urugero rwo kurongora abatutsikazi bagamije kunga abana b'u Rwanda. Gitembe hano se nta rukundo rwarimo na kwari ukwiyungira abanyarwanda gusa. Reka twumve ko urukundo ari rwo rwa mbere. Urukundo ni rwoge. Nyuma habayeho kurangara birebana no kwimakaza uturere, ariko iby'amoko nta ngufu nyinshi bifite, ku buryo abatutsi abo mu Nduga bigiriye muri bizinesi kandi nta wabakomye imbere. Ubu bite? Ubu nyine ni problem. Chance Peace ati ukuri kuzuye. Hanyuma FD ati Xavier, aho niho ruzingiye rata ku ngengabitekerezo y'ubuhake, colonisation. Voilà. WBC komera cyane nawe wari waravuze. Yego, iyo ndirimbo itangira kera najyaga ngira ngo ni ya Kamucaca. Ya Kamucaca umva reka mbwira akaririmbo Kamucaca yaririmba, ariko ntuzajye mukabwira Kamucaca n'umugabo, Kamucaca n'umugabo nuko atagira umugore, rekarare mwigunira nuko atagira umugore. Ngindi ntuzajye wibwira ko rubise Kamucaca yirimbira iyo ndirimbo ndi WBC Kamucaca n'umugabo. Yes, abandi nabagiye bamusubiza bagira bati n'uva umwana wo muri City Nyamijose, Kamucaca ndamwibuka cyane. Kamucaca komera, muri ukuntu yicaga ibisebe ikebaguraga ariko bugacya nta gikomere. Kamucaca yagendaga Kigali yose, ingo zose. Daniel Manini na BBC, ariko Kamucaca yari umusazi. Umva nawe ra ese BBC nawe rwose. Daniel Manini nibyo yari umusazi, ariko azi no kuririmba bien sûr. Voilà, ça c'est bon. Yes, Brave Kiss Jessica Jane, inoubliable Kamucaca, nta wakwibagirwa Kamucaca, Gikuri na Rubyogo. Brave, uransekeje cyane, ndumva ngize amatsiko yo kumenya uwo ari inde. Nta uzi Kamucaca? Brave Kiss, yes. Jessica, yes. Karizarine, BBC, no, ntumbwire ko Kamucaca umuzi. Ndishimye pe. Karine ntago ari uzi Kamucaca wenyine, twese turamuzi. Niwe musazi nari nzi gusa. Na Nyamweru, ariko Nyamweru bwo bwa mukwe yataranasazi. Nyamweru yari afite ibibazo bindi, ariko nawe yakundaga kuba yibereye hariya nyine ku isoko ry'Inyamirambo. Karizarine, natangiye kumenya gukina iby'abana mbona Kamucaca. Ibyo bintu by'abana mwakinaga ni iki kare? Oya ni BBC da, ni BBC. BBC, WBC komera cyane. Okay, Mana Mukankuranga wagarutse. Eva Bolingo ati murasobanutse komera. Undi mudasoma izo ntasomye ko ngiye gusoza ikiganiro. Claudie turahaye mwigeze kuvuga ariko abana b'abatutsi benshi basanze FPR ku rugamba ko babaga baretse amashuri kandi za segonderi, ni gute bakumiriwe mu mashuri? Icyo kibazo n'abahutu bakomoka mu tundi turere barakigize ku bwansekarije, ntabwo ari abatutsi gusa. Kanaka Sanski, uvuze ukuri koko n'abana b'icyangugu bagize barengana parra. Ubwo nyine birakomeza ati Claudie turahaye. Yego, hari amakosa Habyarimana yakoze. Komera Claudien, uragaruka nyine ukagira ikindi kintu ukosoraho. Yego, uvuze ukuri. Awo ni Sanski. Ntubona ibiganiro biba biraha. Umuntu aravuga ati dore uko ibintu byameze. Nubwo mvuga ngo abatutsi baraheswaga, ariko hari abigaga, ariko ibibazo byari bihari. N'undi mugenzi we akamusubiza ati yes, byari bihari, ariko si byari cyane nk'ubu ngubu. Voilà. Ibyo rwose, ibyo nibyo tuba dushaka, ni deba, ikiganiro. Voilà, n'ababibayemo bari bahari icyo gihe. Okay, nkanjye nkaza nkakubwira nti toka kure, natsinzwe mbuwa mbere mu ishuri, hanyuma rero nza gutsinda Uwiringiyimana Gata. Undi akaza ati nge nararibonye, naciye kwa Nsekarije mukubita 50,000 ndakomeza. Voilà, ngubwo ubuzima twabayemo. Ibyo nibyo tuba dushaka abantu baganira, bakabimenya, pana kubigira tabu. Wibigize tabu murarwana mugapfa ubusa. Eva Bolingo nagusomye, reka nkomeze yepfo nasomye ibyo wanditse patwa, tagira ngo ndi wa wundi bavuze haruguru ngo turakwiranye na akishuri. Gitembe nawe nigeze kumuvugaho. Hanyuma hari Petero
Petro M aravuga ati ese iyo muvuga ibibazo by'amashuri mujya mwibaza impamvu uwo Habyarimana benshi barega yize muri Kongo aho kwiga mu gihugu cyamubyaye? Ikindi ese kukira majorite y'abana bo mu ku Gisenyi, Rubavu bajyaga kwiga muri Goma, mukeka ko bose bari abatutsi? Bonne question. Hanyuma Kazigaba Andre, Kazigaba, je vais pas lire ton discours parce que harimo igitutsi. Iyo harimo igitutsi ntago nyisoma. Tujye tuganira ariko tuganire neza. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane gukurikirana Cafe Mate. Mukomeze mu partage ibiganiro byacu, mubigeze ku bantu bose babyumve. Dufite na audio, abayikeneye mu nyandikire kuri WhatsApp yanjye 6 guteranya bari hanze ni guteranya 1 6 1 3 4 1 3 9 2 9 7. Mboherereze audio ntoya cyane ifata iki kiganiro ikakibumba, ukagenda ukakadomeka muri telefone iyo ari yo yose na gatoroshi ku buryo umuntu abasha kubyumva. Niba gatoroshi zikibaho buri muntu wese abasha kubyumva. Mwakoze rero, bye bye. Nakagaruka Cafe Mate yongeye yagarutse. Ubutaha tuzatugerageza kugabanya iminota, tukora iminota 30 nk'uko twabyemeranyijeho, kandi ibitekerezo byose tubigeremo. Ubwo rero abo babashije gutanga comment, mujye muza hakiri kare kugira ngo tubashe kwinjira mu ruganiriro, ntitugombe gusakambura inzu kugira ngo tujye gushaka comment zacu. Bye bye. Ni yari Jean Paul ubifuriza ibihe byiza. Dukomeze turwane, tubohoze Idamange, tubohoze Bahati. Niba yaranishwe, abamwishe bamenye ko bazabibazwa. Tubohoze Ndamira, tubohozwe abantu bose bakomeje kuburirwa irengero. Twamushayidi Deo wakatiwe burundu, Sankara Kalisti, Rusesabagina, abo bose bari mu prison za Kigali. Mubakomeze kandi mubakorere ubuvugizi ndetse mubafashe. Bye bye. Yari Jean Paul Ntagara. Bye.